tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane cyangwa se uwite April Fool's Day ni umunsi benshi bafata nk'umunsi wo kubeshya. Nubwo atari umunsi wemewe kuri kalendari z'ibihugu byinshi bitandukanye, ariko ni benshi bawizihiza nk'umunsi wo kubeshya. Hano kuri Bwiza Entertainment ndakubwira inkomoko y'uyu munsi ndetse nkubwire n'uburyo wizihizwa mu bihugu byinshi bitandukanye. April Fool's Day, umunsi wo kubeshya. Nubwo inkomoko y'uyu munsi itazwi neza, ariko bivugwa ko ishobora kuba yaratangiye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16 ubwo Ubufaransa bwahinduraga ingengabihe bukazana iyo bita Gregori Calendar. Iyi ni ingengabihe itangira umwaka ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ubwo mbere umwaka watangiraga ku itariki ya mbere z'ukwa kane. April Fool's Day, uwo munsi ubwo Ubufaransa bwahinduraga iyo ngengabihe cyangwa se uyite kalendari, harimo benshi bakomeje kwizihiza uwo munsi. Umwaka wabo ugatangira kuri tariki ya mbere z'ukwa kane, niko abandi bafataga nk'abapfu cyangwa se Fools. April Fool's Day cyangwa uwite umunsi w'abaswa, umunsi wo kubeshya. Mu buzima bwawe bwa buri munsi se hari benshi waba uzi bigeze bizihiza uyu munsi? Nibyo tugiye kugarukaho ahangaha ni kuri Bwiza Entertainment. Guhaye ikaze. Tariki ya mbere Mata, umunsi wo kubeshya cyangwa se mu ndimi z'amahanga uwo bita April Fool's Day. Reka turebere hamwe noneho uko wizihizwa mu bihugu by'isi bitandukanye. April Fool's Day cyangwa se umunsi wo kubeshya. Mu Burayi na Amerika abantu bakunze gukora inkuru mpimbano zigatangazwa mu binyamakuru bitandukanye, ariko nyuma bakaza kubabwira ko byari ibihuha. Hari n'ubwo kandi bashobora kubeshya bagenzi babo bakabagenzura bifashishije amayeri atandukanye. Ibi byose ni ibikorwa kuri uyu munsi wo kubeshya. Tariki ya mbere Mata, umunsi wo kubeshya. Aho ngaho ni mu Burayi na Amerika. Noneho reka turebere mu Butaliyani ho hari umukino bajya bakunda gukina kuri uwo munsi wo kubeshya. Bagafata impapuro zishushanyijeho amafi bagashyira ku mugongo w'abantu, cyangwa se bagafata ibindi bintu bakabishushanya bakabyomeka ku mugongo w'umuntu atabizi. Ibyo ngibyo bigatera benshi guseka bakishima cyane kuri uwo munsi wo kubeshya. Mu Bwongereza ho ni ibisanzwe cyane kuko ibyo bikorwa byo kubeshya bitangira gukorwa mu gitondo cya kare, ariko nanone ubikoze nyuma ya saa sita agafatwa nk'umupfu, agafatwa nk'umupfapfa, agafatwa nka fool. Ari nayo mpamvu bawita April Fool's Day. Noneho reka turebere hamwe ibikorwa bikorwa kuri uyu munsi wo kubeshya. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane, tariki ya mbere Mata, April Fool's Day. Ibinyamakuru bimwe bikunze gutangaza inkuru mpimbano kugira ngo bisetse abasomyi. Abantu batangarizwa inkuru zidafite ishingiro, nyuma bakaza kubwirwa ko byari ibihuha. Nanone kandi uko ugenda wizihizwa mu bihugu bitandukanye, hari nko gukora ibintu bitari bisanzwe bikorwa, nko gufata umunyu akawushyira mu cyayi aho kugira ngo ashyiremo isukari, cyangwa afata isukari akayishyira mu biryo mu cyimbo cy'umunyu. Ni tariki ya mbere Mata, umunsi ngarukamwaka wo kubeshya. Wakoze kubana natwe muri iki cyegeranyo gito naguteguriye. Ahangaha ni kuri Bwiza Entertainment. Wibuke gukora subscribe